umubyeyi mfite umugabo n'abana batatu wikabuye nkorera umurimo mu itorero rya Cyahafi muri ADPR ariko nkaba mpagurukiye gukorera Imana ku isi yose ahantu hose bemeye ko twinjira tugakora umurimo. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo dukoreshe n'igihe neza mu gitabo cya mbere cya Samweli. Mbere yo gusoma sinabura gushimira umushumba wanyu. Reka mushimire mbere y'iteraniro ry'Imana kandi n'imbere y'abantu Imana imuhamagariye gushumba. Ndagushimiye gutekereza ko mpamagara, Imana umugisha mwinshi. Ndanezerewe mushumba uri mu mwuka w'Imana, urimo amavuta y'Imana, urukundo no gukunda umurimo no guca bugufi kandi biri muri wowe, kandi guca bugufi niko Imana izabasha kukuzamura. Kandi Imana iguhagurukije utazicara, nuzaguhagurukira bizamukoraho. Wakoze rero cyubahiro n'Imana. Haleluya. Akuzabura umunezero uri mu isi, cyubahiro n'Imana. Nta ntwaro baciye kukurwanya izagira icyo gukoraho. Uzagira umunezero mu minsi yawe ushigaje kubaho, uzongera guhangayikishwa n'ibyo ubona. Imana umugisha cyane, wakoze kuntumira gutumira umuhanuzikazi w'Imana. Naza kwihangana nuko mpanura, ntabwo mbanza gutigita yewe ncamo ibyihuta. Umuntu wese ucamo ibyihuta ntabeka byagira. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 turahera umurongo wa 45. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 turahera ku murongo wa 45 tumanuke hepfo. Aravuze ngo Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu. Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza wica nguca igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya. Kandi ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana. Kandi ngo iri teraniro ryose imenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Nuko Umufilisitiya ava aho yari ari aza guhura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekera, cyangwa se ararirekera, mbega ashyiramo vitesi. Ariko nshora Umufilisitiya mu ruhanga ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yahambuje Umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Dawidi aravuduka amuhagarara hejuru, asingira inkota ye, ayikura mu rwubati rwayo, aramuhorahoza rwose, ayimucisha igihanga. Imana ishimwe cyane. Amen. Niyo magambo meza tugiye kuganira mu gihe gitoya, ubundi tugasenga Imana. Ikindi gihe Abafilisitiya bari barazengereje Abisiraheli, basanga nawe mu ruhande rwawe ufite ingabo zimeze nk'Abafilisitiya. Batumaga bataryama. Abafilisitiya bari bafite umutwe munini,
Abafilisitiya kandi ntabwo bari n'abaswa mu kurwana. Iki kintu tuze kucyumvikanaho, kuko abantu imbaraga ziguhagurukiye muri iyi minsi zifite uburambe mu kazi, zifite n'abaterankunga, zifite protection ikomeye. Ariko icyampagurukije uyu munsi ni ukuza kukubwira ubwoko bw'imbaraga zikurwanya, tutitaye ku myaka zimaze n'igihe zitoreje na sapoti n'intwaro nini. Turahagarara ku ijambo Imana yavuze kuri wowe, uburyo yabanesha nkonesha umuntu umwe. Aba Bafilisitiya muraza kwihangana, abantu bamwe njya mbagora, ntangira nivugira gake gake, ariko namenye ko n'impamvu umuziki w'abakongomani abantu bari gukamera mu kamera bagacana utwo dutoroshi, kuko mfite ikibazo cy'amaso atanyoroheye. Bicanye agatoroshi mpita ndeba ibikezi. Birashoboka ko wakamera udacanye agatoroshi kugira ngo unambe gukomeza kubona. Nabonye ibiryo ntinze, si ingaruka zanjye. Ndiye vuba pe, ntangiye kurya vuba mu myaka namaze ku isi. Ingaruka rero zo gutinda kubona ibiryo ugenda uzibona gake gake, nk'ubu ndwaye amaso kandi mama agikanura. Rero mbikuze noroheje kugira ngo wenda mutagira ngo vuga ubutumwa b'i Kigali turiyemera. Ntabwo niyemera, cyakoze mu mwuka nibwo niyemera, mbitewe n'imbaraga Imana yashyize muri jyewe zitanyemerera kwisuzuguza abadayimoni. Rero nitangirira mvuga gake, ukaba wavuga uti umuntu batumiye banza nta kintu turi bubone. Ibanga ry'umuziki w'abakongomani ahantu riryohera, batangira babigendamo gake, bageze hagati ukabona bahise bahindura injyana. Umuziki w'abakongomani rero mukunda icyo ngicyo gutya, utangira gahoro ugasoza nibyo. Kandi ndazi ko turi bugire ibihe byiza, ndi bubasengere, kuko nahishuriye ko hari imbaraga zimaze igihe zarakwihereranye, ariko uyu munsi hari intsinzi iri buboneke. Naho uvuka bikamenyekana, naho uvuka bikaza kumenyekana. Rero Abafilisitiya bari inkwakuzi mu kurwana. Abafilisitiya bari bafite sapoti ikomeye, bari baranariye kuko taya yabo yagaragarazaga n'ibiryo. Hanyuma bari bafite ikintu cyitwa gutontoma muri bo, kuvuga gusa byateraga ubwoba Abisiraheli. Byateraga ubwoba Abisiraheli bakirukira mu myobo. Bari abahanga mu kurwana, utaza gukina utagira ngo ingabo zikurwanya ziroroheje. Ntabwo zoroheje. Rero mikrofone gahirekera uko wikwigora pe, wikugora mu kanya nibwo byakugora. Ndabizi abatekinisiye mu kubagana kundusha. Ushobora kuvuga utese ko numva humura, yirekera aho wicare wumve amariyoneri. Ngize Imana ngeze aha, kuko ndifuza ko insengero zose ziri mu mujyi wa Kigali nzazinjiramo mvuga Imana, kuko njyewe ndi kumva ibicuro muri jye bincura bimbwira ko iki gihugu nzajya nkizamo gakeya, ngiye kwigenda ku isi yose nkajya nza gake. Ndifuza rero umwanya ntaragenda insengero zose nzigeramo, kandi hakajya hasigara urwibutso rw'iby'Imana yakoze. Kuko umutwe w'Abafilisitiya utaza kugira ngo wakoze kiriya gihe. N'izi saha umutwe w'Abafilisitiya hari igihe uvumbukaho washatse, ukabona havumbutsemo umutwe w'Abafilisitiya. Akaba n'igihe ugiye kubona umutwe w'Abafilisitiya uvumbutse aho uvuka, ukabona havumbutsemo umutwe w'Abafilisitiya. Ukajya kubona uyu mutwe w'Abafilisitiya uvumbutse aho utuye, uvumbutse no muri bene so, ukabona ni umutwe w'Abafilisitiya. Gutontoma konyine kwa Goliyati, kuvuga gusa byatumaga Abisiraheli bajya kwihisha mu myobo. Nukuri urugamba rwa Goliyati rwari rwarateye ihungabana. Ubundi tukivuga guhambuka tuvuga guhungabana. Rwari rwarateye ihungabana Abisiraheli.
kugeza ubwo mana yanjye we, kugeza ubwo Sawuli avuga ati jewe nk'umuntu w'umugabo mvuye kwizera. Burya nabona umuntu w'umugabo wize kurwana, icyo ni kimwe, agiye mu mwobo. Ukabona umuntu w'umugabo watojwe n'Abafilisitiya babarushaga kurasa, ukabona umuntu w'umugabo afashe umwanzuro wo kujya mu mwobo. Bimenya ngo ibintu birakase. Ukabona umuntu w'umugabo abetinze umukobwa we ati umuntu uzankuraho iki gisuzuguriro. Uze kureba ahantu Sawuli yari yicaye avuye ku izima, avuze ati yewe nka Sawuli, Goliyati ndemeye, nimba n'umuntu mw'abahungu mwe ubasha kwica uriya Mufilisitiya, yewe nzamupangira. Cyambere nzamupangira umukobwa wanjye amushake, kabiri nzamuha kuri mu gihugu ayobore. Sawuli amanika amaboko. Kiriya ni ikimenyetso cyo kumanika amaboko. Ako Goliyati we uteye ubwoba. Ngo birirwaga barwana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Yewe kurwana ndabizi, narabyize. Ntabwo yewe waza mbwira ufunga kacu ko iboneye. Narabyize, yewe nzi kurwana. Nubwo ntarwana ariko aryewe ngombwa ngirwanaho. Igihe umugabo mubwirane ndi kuzamuka ati wenyine se ndi wanyibagirwa ariko bose sengero ntero ubwoba ariko Yesu arampamagaye. Yewe ndi mu rwego umugabo wanjye atangirira ubwoba niyo yasiga kurwa akamara umwaka. Arabizi ko imirwano bizi, ariko ndebera kugeza ubwo abantu bize imirwano, bafite intwaro zo kurwanisha, bicara bati twebwe amaboko turayamanitse. Hanyuma agahiga. Gusa ndamugaya ntabwo yakoze kigabo. Ibintu yavuze ntiyabikoze kandi sinamurenganya. Dufite abantu bateye batyo, sinzi nimba ari uburwayi bafite. Turanabagaye muri iri teraniro turabagaye, nanjye ndabagira, utagira ngo niwe wenyine. Biha kuvuga ibyo batazashobora. Hariya ni nko gucokoza amarangamutima yacu. Abantu ntibagabanye no kuducokoreza amarangamutima. Bagiwe n'uyu mwuka wa Sawuli, ndagukunda nzakujyana, nzaza kubibwira ababyeyi, ugategereza ugaheba. Ni ukuderanja amarangamutima y'abantu. Ndagukoye kuko ni itariki yemeye, tugategereza ko dutwarira umwana ugaheba. Mwitwangiriza amarangamutima. Ndakunda amariyoneri, yewe mwuka yantegetse kuguha iki, simbimubajije ukazategereza ugaheba. Bitwangiriza amarangamutima we, please. Hallelujah. Bitwangiriza amarangamutima. Kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana, inzu y'Imana tuzayitera inkungeneye, ugategereza ugaheba. Mama ndagukunda, mwuka yantegetse kukugurira igitenge. Iyo umuntu wigeze gucokoza amarangamutima yanjye, numva anteye kumwibaza, ariko nyuma ndamubabarira. Simuhamagaye, ashyizemo amayinite ye, arambwiye ngo nzaguha iki kandi nje mu Rwanda, nje mbizanye. Ndategereza ndenda mbona urende yarangije kurote telefone. Aba bantu ni umwuka wa Sawuli bagendana nawo. Aba bantu Imana ibakurinde bafite dayimoni wa Sawuli, bahiga ibyo batazana. Haleluya. Imana ibakurinde muri iki gitondo. Kwa jina la Yesu. Kandi ikintu kinambabaza suko baba banabibuze. Ntabwo baba babibuze. Wibuke ko Sawuli ibintu yabetinze byari bihari. Aba bantu ibintu batubwira baba babifite, baba bafite n'ubushobozi bwo kubikora, ariko kubera ko babana na dayimoni wa Sawuli bakaza kutwangiriza amarangamutima. Twiyamenye twivuye inyuma, twiyamenye turi mu mavuta y'Imana. Izina rya Yesu. Sawuli arangije arahiga, gihe kiragera bayamanitse amaboko. Dawidi aza avuye mu ishyamba, aravuga ati yewe ndahagurutse. Ibintu Goliyati arimo akora n'Abafilisitiya byari bihagije, ariko hari akantu asesetsemo kamahurukije. Iyo adashyiramo mbasuzuguranye n'Imana yanjye, iyo avuga ibintu
ariko ntarambikamo ko dusuzuguranye n'Imana. Nari kwicara nkagumya nkangana n'intare n'idubu, ariko kuba ashyizemo ko n'Imana isuzuguritse, aha turahangana. Dawidi arikorera ibyo kurya, aragenda kuri tere, amaze igihe yica intare n'idubu ntawe ubibona. Noneho ahageze aca aho bene wabo bakambitse, baramubwira bati subira mu butamatama bwa so. Akunda abantu batureba bazi aho tuvuka, bazi na nimero za konte zacu, bazi ko nta kintu kiriho. Yigo batureba ngo mu muryango wacu ngo nta wigeze aba pasiteri, baturebera muri bizatunanira. Uko dufite abantu bambaye amarinete abereka ko bizatunanira. Uko dufite abantu bambaye amarinete abereka ko ingo twubatse tutazaziramo. Uziko dufite abantu bambaye amarinete abereka ko nubwo dushatse tutazabyara. Uziko bino abo bantu bahari batwerekwa ko nubwo twize tutazabona akazi, bagiriye rekwa rijyanye n'ibyifuzo byabo. Dawidi bamurebeye mu butamatama, bamurebeye mu ishyamba. Ese bamureberaho bo bari hewe ko bize kurwana bari? None se ko bari bashoboye bari hehe ko bari kuvugira mu myobo nimba ari abahanga bari? Bari mu myobo. Haleluya. Bari mu myobo. Nzanye amakuru y'abantu bari mu myobo. Mutere haleluya cyane. Agace nababonye namwe mbacokoje gake yatuma ngeza saa moya z'ijoro mvuga, ariko nje kuvuga ku itimu y'abantu bari mu myobo, bagupinga ariko bari mu myobo, bavuga ko uzahimbwa ariko bari mu myobo, ikimenyetso cyo gutsindwa. Ingabo zikuvuga zikwangiza zaratsinzwe. Abavuga ko urimbwa bari mu myobo, nabo nta kimenyetso cy'uko bashoboye. Abavuga ko ntacyo uzimarira nabo ntacyo bashoboye, bari mu myobo. Abantu bavuga ko utazabigeraho nabo ntako bameze, bari mu myobo. Ni ingabo zatsinzwe, ni ingabo zatsinzwe. Imana idufashe cyane. Ese wantije iminota mike nkakubwira amakuru y'izi ngabo zatsinzwe? Ihangane. Twishongore ku Bafilisitiya. Mukanya ndaje twishongore ku murambo wa Goliyati. Twishongora ku murambo ntabwo twishongora ku buzima. Kuko yewe ndumva mfite imbaraga zo kwica, mumbabarire mbivuze gutya, ni ukwica ibikurwanya. Ayo mavuta nyarimo kandi nyarimo burundu, ntabwo ari nyarimo muri iki cyumweru ngo mu gitaha nzabe avuye. Ni amavuta yo guhangamura abantu bagusuzuguriye muri repetisiyo. Ni ukuvuga umuntu gusuzuguranya n'Imana yawe aba yagusuzuguriye muri repetisiyo, aba yagusuzuguriye mu masengesho, aba yagusuzuguriye mu masezerano wibitseho. Uyu muntu utinyuka akagusuzugurana n'Imana yawe aba yagusuzuguriye muri za ngendo ngira zo kujya gusenga Imana. Ariko Mana, haleluya cyane. Aba bagabo bari mu myobo, aba bantu bari mu myobo, aba barozi bari mu myobo, bavuga ngo ntuzashaka, bari mu myobo, bari mu myobo. Baratsinzwe, baratsinzwe. Atura ko batsinzwe, atura ko batsinzwe. Mana ishimwe. Aba bagome bari mu myobo, yego, ni ingabo zatsinzwe. Barangije baravuga ngo subira mu butamatama, nibyo ushoboye. Abantu bazi ko dushoboye repetisiyo ariko tudashoboye kubaka etaje, nabyo turabishoboye, tuzazubaka. Abantu bazi ko dushoboye kwiruka tubyina ngo nimumvugire ngo Imana, no kujya mu Kagera tukagura imodoka nshyashya, turabishoboye, turanabyemerewe, turanabyemerewe. Abantu bazi ko dushoboye kwirirwa ducuranga hano ariko no kwicara mu ndege tukajya Dubai kurangura, nabyo turabishoboye. Abantu bazi ko dushoboye gufata mikrofone
mu isi turabishoboye nabyo turabishoboye dufite noneho dufite n'ibintu tugiye gushobora bakekaga ko tutashobora dufite n'ibyo tugiye gukora byabananiye kuko tugiye kwica umufilisitiya byarabananiye ndafashijwe ikiyongereyeho tugiye kumwica aribwo tubagera bo bamaze igihe no kuri tere bayizi bahamaze igihe ariko nubwo bahamaze igihe bari mu muryango. iki kintu ndashaka ko mucyumva neza. Aba bantu bo bari bamaze igihe bari kuri tere banayizi sibyo? Bazi naho imyobiri, bazi naho bakwihisha bo bazi naho bakwihisha bo bateguye naho bakwihisha batatwemerera ko dutsinzwe twanakwihishamo kuko ntabwo umuntu ukubwira amagambo nk'aya yabona unatsinzwe akubwira ati ngwino hano. Umuntu uri kubwira ngo subira mu butamatama ntabwo yabona umufilisitiya akuvudukanya akubwira ati nawe ngwino hano. Noneho ibaze Dawidi terajeho nibwo akiyizaho. Bimwe mu bintu bitsinda abantu bagiye gukorera perimi, iyo ugiye gukorera perimi mu mihanda utamenyereye bakakohereza nko mu ntara umenyereye muri iyi mujyi wa Kigali, kimwe no mu bintu bigora abashoferi iyo ugeze mu gihugu utamenyereye gutwara birakugora. Ariko ibaze Dawidi aje kuri tere atamenyereye, abayimenyereye bamenyereye kuyirwaniraho batsinzwe, noneho aje gukorera kuri tere yatsinze abandi, batangiye no kumwaturaho gutsindwa akaba agiye gutsinda. Icyo bivuze iki? Bivuze ko hari ahantu ugiye gutsindira abandi bara muvuga ngo amina. Dawidi arangije akora ikintu cyiza mbona mu minsi mike tuzagarukira n'abantu barimo. haleluya haleluya mwitirize haleluya. Mushumba yafashijwe cyane yashize, nanjye ndimo nagenda gake ngo tudapfakana. Noneho ndashaka ko wowe muri wowe hari ibintu wumva ko uyu munsi bishobotse. Uyu mwana w'umuhungu yageze kuri tere azamura ibiciro, kandi reka mbabwize ukuri twebwe tugiye no kuzamura ibiciro mbitangaje hakiri kare. aho twahereye mwirirwa mudukiniraho muturebera munsi y'ibiti by'umwera ngo dushoboye gusekura ingano ko twabishoboye se. aho twahereye muturebera mu ishyamba ngo twice intare n'indu ko twazishe ubuzima twashize ubuzima. haleluya turebera mu bintu byoroheje. Ubu tugiye no kuzamura ibiciro. Dawidi yageze kuri tere yazamuye ibiciro, aravuga tumva purize silivupure nimba harimo akantu najya ku rugamba. Sawuli yavuze ko umuntu uzica umufilisitiya azahembwa iki? Hatarimo akantu mu minsi mike twebwe turajya tubabwira tuti harimo iki tuzi, harimo akantu tuzi. aho twahera tubasengera mugakira indwara mukicecekera ntimunashime. aho twahera tubasengera mukabyara mukicecekera harimo akantu. harageze ngo ibi biganza tubibarambikaho tubabaririza ngo harimo akantu. igihe cyageze ntabwo tugikorera kuri tere z'ishyamba, twageze kuri tere z'abatsinzwe. itere z'abatsinzwe rero kirazira kuzikoreraho nta kantu. ndabajijwe tere z'abahanuzi batuburiye abantu ntibabasengera ngo bakire. yewe ndagiye nzikoreraho harimo akantu. haleluya. ni ukuvuga ngo ndagiye murambika sheke usinyiye ku nda. igitangaza cyiza kingana n'umubare wa sheke. Dawidi niko yakoze. amavuta ya Dawidi nuko yakoraga. yaravuze ati ibi biciro nabizamuye. reka ndabwira burya iyo wamaze
amafaranga hari amagambo uvuga udafite ubwoba kugira ngo si binabivuga wabivuga ukenye se nabivuga nyine ubu binabivuga hari amagambo twabitse twagombaga kuvuga tumaze kugira ikofi ubu rero tutangiye kuyavuga Ngira mama irivuga ko tumaze ndari kurira mu kanwa kanjye ariko ubu ngo mfite iduka mu isoko rya Nyarugenge vuga ngo mfite ifamu hari hakurya vuga ngo mfite abakozi hari abashinzwe nkora ibintu byinshi cyane ntarondorera hano kandi byose byinjiza amafaranga menshi ubu rero hari kuvuga ko twabitse tugiye kuvuga mu gihe cy'inoti mwemeye kuba bari mu myobo mwatsinze sawuri yamani sibyo maze iminsi nkora kuri tele zitagaragara ko nkisha ibintu bya danje aravuga intare nito mukagira ngo biroroshye buriya bari ku intare bakavuga bati mu mujyi wa Kigali hari intare nta muntu wakongera kurenganya abantu ni mu myobo mwese nta muntu wakongera vuga ngo mu myobo baravuga intare nito mukagira ngo biroroshye umwana w'umuhungu wazicaga nta n'umubwira ati guma ariko arangije ageze kuri tele z'abatsinze aravuga ati hatarimo akantu ntabwo njya kugurisha hatarimo akantu karimo hatarimo akantu ubu se ntabwo abahanuzi b'ibinyoma babazengereje ntibagiye nta na kintu batuye ngo kibeho sasa rero ubu jyewe nserutse harimo akantu kandi babaye bizokuwa niba nari mu mavuta hatarimo akantu wimbwira ngo mfite icyifuzo akantu nkabona nze ngwereka uburyo nkwicira umufilisitiya kandi nkamwica ku mama y'ihanga kuko ngewe nje gutanga itangazo kuri Goliyati ndise musiga Debora yarapfuye ndahari ndi umugore ngewe amavuta yo guhindura ibintu ari muri iki Uwiteka yakizemo Imana ihabwe icyubahiro Dawidi arangije aravuga ati mba mugabanye ibintu by'amagambo mu myobo please ngewe ndashaka amakuru yuzuye nkabona kujya kuri tele abaza umuhungu witwa Abuneri atabuneri ndabizi ufite ikintu cyitwa itangazamakuru muri wowe ufite icyitwa umunwa abandi nubwo bari mu mwobo ufite umunwa none dufite araga abantu bagomba gusigarana umunwa byibuze bakajya baduha amakuru y'ubwabo none Abuneri ishingiye ku munwa mbona ufite Sawuli yavuze ko uzica Goliyati azahabwa iki abanza kumenya amakuru yizewe yuko akantu gahari aravuga ati yavuze ko azamuha umukobwa kabiri ku gihugu azaba umuyobozi atoke ngezayo abyivanire mu kanwa anabisinyire kwibyo avuze azabikora edayeri iyi situwasiyo Dawidi yari arimo biri kugaragara ko Goliyati yari yatangiye kurota apfa urumva Goliyati yatangiye kurota apfa urupfu rwatangiye kumubungamo Dawidi atarafata amabuye kandi ubu tutararenga uru rusengero imbaraga zikurwanya urupfu rutangire rubabungamo uko Dawidi anegosiye na Sawuli urupfu rukajya rubunga muri Goliyati uko Dawidi ajya ku kagezi Goliyati urupfu rutangira kumubungabungamo kandi rubakakanya nirubabungabungamo bashaka kuturangiza n'aberaga byababera gupfa ariko tuberanye no byababera gupfa umuntu ushaka kupfa nawe urupfu rwamubera we nawe zamubera umuntu ushaka kumushyira mu isanduku nawe yamubera urya rwatangiye
ibihugu bine birukanka bakurwanya none ndagira ngo tubarenze areruya mwirone tubarenze n'ibihugu bitandatu amazi arabajyanye. Haleluya, haleluya, haleluya. windarangije ukajya mu kagezi gufata amabuye muri ya turupfu rumubungamo uko afata imvumba urumubungamo uko afata umuhumetso rumubungamo uko aza kuri tere rumubungamo arangije ageze kuri tere Dawidi atangira kwatura amagambo ubundi umuntu wakurwanije akoresheje amagambo niyo mpamvu mu kanya ariyo tugiye gukoresha uwakuzinze n'amagambo yakoresheje mu kanya tugiye kuyakoresha uwakuze utazakira bitewe n'amagambo natwe tugiye kuyavuga ntabwo icyo ndari